Imana ni injiji yo kubura ikoranabuhanga yakoreramo. Imana ku buryo yabuze ikoranabuhanga yakoreramo kugira ngo imenyeshe abantu ibyikwiriye kubamenyesha, itabahojeje ku karago, itabahojeje imbere ya kamera ngo ongera uvuge n'ibine nabyibagiwe. Ubwo bivuze ngo ni Imana igira ibyo yibagirwa ikabyibuka imaze gutandukana n'uwitumye. Ntabwo ariko biri. Ariko uyu munsi uzasanga umuntu yabaye umuhanuzi akanashyiraho na gahunda tarifu y'iminsi yo guhanura, y'amasaha y'ibitangaza, buri munsi akitera kamera, buri munsi agashyiraho nk'ibiganiro nka 3 by'ubuhanuzi, buri munsi agashyiraho ubuhanuzi 3, buri munsi agashyiraho ubuhanuzi 3. Nkurahiye ukuri kuzuye ntabwo bwari ubuhanuzi. Baratinze RGB yatinze kugifunga bano bahantu gufata icyo cyemezo. Cyokoze niba utambeshya Imana ishimwe. Nani nababyumvise ariko ntago umuntu hari ubwo waba umbeshye. Oya ntago nyambeshye. Warabyumvise se ubyumva mu gihuha? Ni itangazo ryasohotse. Ndi umwana w'Imana cyane ntago nyambeshye. Aramutse ari ukuri. Imana ibishimirwe. Uyu munsi niyo mpamvu tugowe kuko turi kunanirwa gusobanura iki kibazo. Ngira ngo umunyamakuru wese duhuye ambaza iki kibazo. Dufite ingorane zo kudasobanukirwa umuhanuzi n'ubuhanuzi. Umuhanuzi ni muntu ki? Akwiriye guhanura ryari? Mu kihe gihe? Ese ubuhanuzi bwo ni iki? Butambuka kubera iki? Mu zihe nyungu? Muraho neza, uyu munsi ushobora kuba ufite miliyoni 2 kuri konti yawe ariko ukaba warabuze ahantu heza hizewe wagura ibibanza. Reka nkurangira ahantu heza kandi hizewe ku mutekano. Aba wifuza ibibanza, intebe zo mu nzu, utubati, firigo ndetse n'ibindi, tugane tugufashe ku giciro kandi gitoya cyane utasanga ahandi. Urashaka ibibanza byiza, amazu yo gukodesha ndetse n'ibindi, tugane ni ku giciro gito cyane. Dukorera mu karere ka Bugesera. Ku bindi bisobanuro waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri izo nimero ziri kuri screen yawe. Turaheza ubaheza ku giciro gito. Yes, reka nizere ko gahunda zimeze fresh, nizere ko amahoro nta kibazo na kimwe gihari. Natwe nuko turakomeye turashima Imana. Kuri screen zacu tugiye kuganira n'umuvuga butumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Yitwa Daniel. Dani tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Nanjye nezejwe n'ikaze kandi nanjye mboreyeho umwanya gutanga ikaze ku bakunzi bawe, ku bakunzi bacu. Imana ibaha umugisha. Yego, Imana iduha umugisha, duhana umugisha. Amen. Abadukurikiye bari mu Rwanda, hanze y'u Rwanda, ni byiza cyane namwe muhawe ikaze. Meze neza ariko ndamahoro nubwo ntari neza kuko ndarwaye. Ubona ko n'iminwa iri kumeneka ariko mfite imiti. Urwaye malaria? Ntabwo ari malaria. Njya ngira ikibazo cya hypotension. Umuvuduko wanjye ukajya hasi. Agira ikibazo ariko kwa muganga bambwiye ko ari ibitekerezo. Bakabwira ko nirinda kujya ntekereza ku byo ntafite ibisubizo simbitindeho. Kubera kwirirwa nicaye gutya mu igare, kuba nta siporo. Nyene bampaye impamvu nyinshi. Yego. Imibereho kugira kwicara gutyo nta gihe wenda nk'uruhande rumwe rubangamirwa wicaza cyane. Urumva ntago byabura. Kubera ko kuruhuka kwanjye no kuryama. Imyaka 12 yose nyirangije. Kuruhuka kwanjye no kwicara no kuryama. Iyo naniwe kuryama ndahaguruka nkajya mu igare. Iyo naniwe kwicara ndagenda nkaryama. Ikindi ntago byashoboka ko wananirwa guhangayika no gutekereza ku buzima bw'umuryango kandi ari weho responsable w'umuryango. Rero nta kindi baguha n'amabwiriza. Yego. N'amabwiriza gushaka uburyo wiyitaho mu buryo bw'amarejime, ugashaka imbuto n'ibindi. Ukanirinda guhangayika, ukagabanya umwanya kuri telefone. Ibyo byose nta na kimwe nshoboye mu byo bambwira. Babona ntacyo nshoboye
ujye wambwira kabisa. Ikindi cyari kumfasha yaba ari ukujya njya muri kine kugira ngo ya siporo ntashoboye kwikoresha nikoreshwe n'abaganga, ariko nabyo imbaraga n'ubushobozi ntago byanyorohera ko najya mbona uko njya kwa muganga. Dore ko nari mfite na randevu, hari igihe nari mfite randevu ariko bikananira kuko aho ntuye hano bugufi bwanjye ntaho hahari ho kujya muri kine, yenda madama nsunitse mu kagare bitansabye gutega. Kandi uko utega nyine ni amafaranga, uko ugiye kuri randevu ni amafaranga. Byarananiye ariko nta nubwo tunakutse umutima. Ubwo nyine Imana ishimye ko tubaho dutyo. Yego, nibyo gahunda nizo, Uwiteka azikorera ibindi bye. Twebwe nyine umubiri n'umubiri ubundi ni intizanyo nyine, ni kado. Hari igihe nyine kado bitagenda neza, uriya umuntu aguhaye kado bisanzwe ukayishyira mu maboko yawe baba babasha kuyikoresha icyo ushaka, ariko umubiri biratandukanye. Ni kado iri mu maboko yawe ariko ikaba no mu maboko y'uwakuremye. Igihe rimwe na rimwe nyine ayikoresha cyangwa se iyo kado ikora mu buryo butashakaga ikoramo. Wakisiga amavuta, wakoga, wagira ute, icyo nicyo ushoboye gukora kuri kado Imana yaguhaye y'umubiri, ariko hari n'igihe uburwayi buza, ibyo ntabwo ushobora kugira uruhare mu kuza kwabyo. Kiba gisabwa no kwaka imbaraga Nyagasani n'ubundi waduhaye ibyo byose, cyane ko twaje ku isi tutabimusabye. Hari igihe abantu benshi ubuzima tubayemo uduhitishijemo kuba twari kuvuka cyangwa tutavuka, twari guhitamo ko tutavuka bitewe no kumvira kunanije, bitewe n'ibihe urimo. Kuko umuntu ujya gufata umwanzuro wo kwiyahurira ubuzima abayemo, umubajije ngo uka kanya ngo ufite mu biganza nkureme cyangwa se nkureme, aho kugira ngo ahitemo kwiyahura se urumva wamurema. Burya rero uretse ko kubera ko biba byabaye tubafata nk'ibigwari, kandi koko ntidushyigikiye abiyahura. Yego, ariko umwanzuro bo baba bafashe bawubara nk'ubutwari bo ubwabo, baba bajanishije bagasanga kwiyahura nibwo butwari kuri bo. Reka nkuhe nk'urugero, nta muntu n'umwe ushobora kwiyahura kuko aguwe neza. Nta muntu n'umwe ushobora kwiyahura adafite ibikomere by'umutima. Nta muntu n'umwe ushobora kwiyahura adafite kubangamirana n'ubuzima bwe cyangwa n'ubw'abandi. Uyu muntu rero wafashe umwanzuro wo kwiyahura, umutima nama we uba urimo kumubwira kwihorera, gukoresha imbaraga zo kwihorera ku kigerageza arimo, kwirwanaho. Noneho yareba akavuga ati oya, singiye kuba inkaraba maraso, singiye kwirwanirira muri ubu buryo, ahubwo ikiri cyiza reka mpitemo kwipfira, nipfire gitwari. Burya abazi ko ahisemo gupfa gitwa atandagaye. Yewe nigeze gushaka kwiyahura, niyo mpamvu niho nahereye ntekereza cyane ku biyahura. Ubwo nari ku bitaro ndimo kubora, kuko maze gukora agisida nagize ikibazo cy'uko igice cyanjye cy'uruhande rumwe gipfa. Uhereye hano mu gatuza gusubiza hasi harapfa hanarabora, ariko igice cya ruguru cyo gikomeza kuba kizima. Nuvuga ngo aho impanuka yari yafatiye, igice cy'epfo cyose gihinduka paralize kirapfa, ikindi noneho kiba kizima. Noneho mvuye muri koma nsanga narapfuye, naraboze, ariko sinanashyingurwa kuko igice cyo hejuru kirimo umutima n'umwuka kiracyari kizima. Noneho nareba ubuzima bw'umubabaro, nanareba ubuzima bw'umuryango, nanatekereza ko nindamuka nanabayeho ntacyo nzamara, ahubwo nzakomeza kuba ikibazo mu muryango. Ikigeretse kuri ibyo, nanakwibuka ko ubwo bumuga ngize butazamfasha kwishyura umwenda wa banki nari mfite kandi ingwate natanze ari y'inzu abana babagamo. Nkumva ko kugira ngo mbe nakira ibyo bibazo ari uko naba ntagihari. Avuga nti ntagihari abana ntibazirukanwa mu nzu kuko mfite ubwishingizi bwa banki bw'uko igihe napfuye
banki itazanyishyuza nindamuka napfuye uyu mubabaro n'aka gahinda biraba biragabanutse ngerageza gushaka kwiyahura mbura icyanyica noneho nigira inama yo gukuraho ogisijeni kuko nta mwuka nagiraga bari bakintiza umwuka ndavuga nti nindamuka nikuyeho ogisijene sindaba nyongerewe ubuzima ndibuze kugira gute gupfa numva gupfa bindutira kubaho ndanabigerageza abaganga babona yuko mu by'ukuri umugambi wanjye atari mwiza ko narangije guhaga ubuzima akaba aricyo gitumye ngambirira kwiyahura noneho bafata ya maboko yakoraga ibyo barayaboha uvuga ngo ndwara ariko nanaboshye nk'umurwayi w'umusazi rero umuntu ufata umwanzuro wo kwiyahura burya 80% niyo mahitamo mazima basigaranye kandi amwemeza ko ari bwo butwari ni uvuga ngo indwara bita agahinda ni indwara ikomeye abaganga badashobora kuvura ngo bikunde dore ko na nyiri kuyirwara atabasha kuyisobanura buriya twari dukwiriye kugira abakansa benshi mu gihugu mu makaritsiye mu midugudu mu tugari tukagira abantu bashinzwe kubaka amahoro arambye mu miryango kandi bakaba bafite ubwo bushobozi koko ku buryo koko wa muntu ufite ikibazo agira ababwira igihe cyose rero umuntu yagize igikomere yagasangije abandi ariko akabura uwo abwira kuko uyu munsi dufite ingorane z'uko twagiye twiringira abatarabo kwiringirwa baraka ibikomere byinshi dufite ni uko twizeye abatarabo kwizera tukababwira ibyacu atarabo kubwirwa ibyacu noneho rero iyo wagiriye igikomere aho wari uzi kuri bugikirire biragora iyi ndwara rero y'agahinda iyo imaze gukura urumva nk'uku niba ndi kujya kwa muganga akambwira ngo nta ikibazo mfite abandi bagira hypertension umuvuduko ukirukanka umutima ugatera cyane sibyo none ngewe bijya hasi umutima ugakora buhoro amaraso akagenda gake nibihurizaho nuko mfite n'ibibazo ntafitiye ibisubizo uretse ko iyo umuntu yamaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe nkatwe dukijijwe tubirenza amaso ibyakaduhangayikishije ibyakadutumye twibona nk'abatazageze ejo tukabibona nk'ibitariho kuko Kristo aba ahagije muri twebwe ariko umuntu utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe ngo amenye yuko Imana ibasha gukora ibiruta ibyo yibwira ngo abashe gusobanukirwa ko mu buzima bubi mu buzima bwiza Imana iyo nta kompetisiyo igira nimugoroba hari umuntu wampamagaye ari kurira arambwira ati niko ati numvise ubuhamya bwawe ati kandi si ubwa mbere ngo ukurikiranye ariko nari ntaramenya yuko ufite ubumuga urabona nk'uko tuba turi kumwe mu kiganiro iyo mu dufilima inshuro nyinshi mufata igice cyo hejuru noneho abatubonye batubona nk'abicaye mu ntebe nk'abaguwe neza bameze neza noneho ararira arambwira ati uzi ko iminsi yose maze nkurikirana inyigisho zawe aribwo menye yuko ufite ubumuga ati nkubonye noneho nkabona uri mu kagare ati nose wakagiyemo ryanda ndamubwira ntimaze imyaka 12 ararira arambwira ati none kuki Imana itaguhagurutsa kuko iyi Mana ibikora ite kubera iki byemera noneho numva ahubwo atangiye gushinga urubanza n'Imana nta kompetisiyo ijyamo namusobanura ndamubwira icyubahisha Imana nuko ikinga ibintu hari ibitugeraho mu nyungu z'Imana baraka ntabwo ibibazo n'intambara duhura nabyo byose bituruka kuri Satani yego nibyo Satani tubizi ko ari we se w'ibibi byose ariko hari n'ibigeragezo ubundi cyitwa umusaraba ku mukristo icyitwa umusaraba ku mukristo ni ikigeragezo mu bigeragezo ariko giturutse ku Mana mu nyungu yayo uvuga ngo hari ibigeragezo duhura nabyo ari byo bihinduka umusaraba kuri twebwe biturutse ku Mana mu nyungu z'Imana uyu munsi ntavuga ushaka kwiga isomo ry'umubiri ashobora kuryiga kavuga ati ariko njyewe natanze iki kubera iki ndi uwo ndiwe ese kuki mu mihanda ngendamo mu modoka ngendamo ku moto kubikwanurira muri ka kazi kanjye ka buri munsi kubera iki njyewe ntakozaga isida ngo mbe nka Daniel twibutse abantu ko ntago navukanye ubumuga nakozaga isida sibyo uyu munsi nawe twese tuba turi abakandida b'ibyiza cyangwa ibibi iyo rero utabaye umunyabwenge ntago umenya
imana yakwigishirije ariko imana ishobora kukwigishiriza kuri Daniyeli njyewe ikamfata ikantereka muri rigare kugira ngo mbe icyigisho cy'abandi bantu. Yego niko imana ikora mu bumana bwayo. Iki kiganiro reka tubyizere ko kiraza kugenda neza, ndagisengeye mwuka birakibemo. Amen. Urakoze cyane. Siko bimeze se, reka niba utizera iryo jambo natuye. Ndaryizera kuko kwizera no kumenya ibyo byiringirwa udashidikanya. Rero ntago shidikanya. Twari tuganire rero, twari tuvuze tuti hari igihe twizeye ahantu abantu batarabo kwizerwa, hari igihe uganira n'abantu bakakubwira bati urabizi ko u Rwanda rwaciye mu bihe bikomeye binagoye cyane, unatabona uko asobanura, wenda twe barabitubwira kuko tutari duhari, ariko umuntu wari arakubwira ngo uretse kuvuga ngo ntibizongere, ubundi kubisobanura byo biragoye. Twaciye muri jenoside yakorewe abatutsi muri 1994, ugahura n'umuntu ukubwira ngo njyewe sinshobora kwinjira mu rusengero. Kubera iki? Nahajyanye n'umuryango wanjye w'abantu 80. Mu rusengero barahabicira, ndokoka ndumwe. Rero kubera icyo kintu cyabaye, nagiriye ihungabana mu buryo bukomeye mu rusengero, sinshobora kugira ute kuhasubira. Muri cya kintu cyo kugira ute cyo gukomerekera aho twari twiringiye ubutabazi. Nakakubwira ngo narahakomerekeye. Maginga ya turi kuganira ibyo ngibyo, abantu barembejwe n'ubuzima, banakomerewe n'ubuzima, akenshi tukimara kumenya ko twakiriye cyangwa se hari izindi mbaraga twita ko tumenyeramo Imana kurusha izari zihari mu Rwanda, tukajyaga mu nsengero tukabwirizwa, tukaganira n'abapasiteri bashumba bakadufasha kwiyakira mu bihe turimo cyangwa se by'ibibazo. Maginga ya rero insengero zihari ni nkeya. Reka duhera aho ngaho. Urabona bitazongera, niba ubu mubabaro uri mu bantu duhora tuvuga buri munsi, kuganyuka kw'isengero cyangwa se zansigaye kuba ari nkeya, ubona bitazongera ibindi bibazo mu buryo bw'imitekerereze cyangwa mu mitwe y'abantu? Urakoze cyane. Reka mbanze nkubwire ko uyu muntu wakomeretse, buriya igikomere cy'umutima kimenwa na nyirawo. Na Bibiliya iravuga ngo umutima ni wo wiyiziho ibyawo mubabaro. Twese abanyarwanda n'abanyarwandakazi dufite ibikomere ariko bidasa. Bidasa. Hari ibyo dusangiye nk'amateka twese duhuriraho, ariko hari n'ibyo umuntu aba yihariye ku giti cye. Umuntu rero uvuga ngo jyewe sinkunda umuryango wanjye kuko nawo babariye, sinkunda itorero kuko nari babariye, sinkunda groupe, sinkunda n'igihugu, hari n'abatagikunda n'ibindi. Burya mu ruhande rwe ku giti cye afite impamvu wowe utita ko yumvikana, ariko yumvikana umuteze amatwi. Sinzi niba uri kunyumva. Kuko utamuteze amatwi, kuko nawe atakwizeye ngo agufungukire, aracyameze nk'umuntu ufite iseseme ushaka kuruka, ariko akaba akivuga ngo ninduka ibirutsi biribuze kunyanduriza umwambaro, ndi muri taxi. Uzarebe nk'umuntu ukunda kugira iseseme yari muri taxi, arwana n'umutima umwanya munini, ahangana ashaka kuruka, ariko yareba iburyo n'ibumoso agasanga yicaranye n'abagenzi, agatekereza ko ibi birutsi birasimbuka bikajya hirya no hino. Kera bitwazaga udusashi, udusashi, kavuga ati ninjya kuruka byanga bikunda ndahita nitega isashi kuko ntiyakwitega ibasi. Uyu muntu ufite iyi sashi ari buze kuruka bimworoheye, umutima utarangirika ku kigero kiri hejuru. Ariko uyu muntu ukenereye kurukira mu itagisi adafite isashe, adafite ibase, adafitiwe n'impuwe n'abagenzi, kuko n'abari iburyo n'ibumoso bose baramwitaza, batangire kumubona nk'icyo ntazi, nk'umuntu ukoze amahano. Kandi mu by'ukuri si amahano, ni uburwayi. Ahubwo yari akeneye uw'iburyo n'ibumoso bicaranye, ko buri wese akoresha uko ashoboye kose kugira ngo wa muntu ahubwo abone uburyo bwo kuruka bitagoye umutima. Uyu munsi dufite ingorane rero z'uko abakaduteza ibase ngo turuke ibikomere byacu aribo babyongera. Singira uwo nkomeretse. Abakaduteze ibase ngo turuke
ibikomere by'imitima yacu nibo babyongera. Mu minsi yashize nigeze kubabara, reka nkubwire ikintu cyambabaje. Uyu munsi turacyafite abantu bakiturebera mu ndorerwamo z'ahashize, cyangwa bakaturebera mu ndorerwamo z'abo turi bo, bakaturebera mu ndorerwamo z'ayo twize, bakaturebera mu ndorerwamo z'ubushobozi. Noneho nkatwe dufite n'ubumuga bakanatubona nk'abatagize icyo bamaze, badakenewe, badafite. Mu minsi yashize hari umuntu nisanzuyeho, kandi nari nkuriye kumwisanzura kuko n'umufamiliye. Yego. Ntarakora agisida, nari mfite impano kuko sinabyize, ni impano yo kumenya ikinyarwanda umuntu akoresha mu bandi, haba no mu misango no mu biki, nkajya gusabira gusaba abageni cyangwa nkasabwa abageni mu bitaramo, nkayobora ibintu bikagenda neza. None ababizi maze no gukora gisida bagakomeza kunyifashisha, kavuga ati turakwinginze ube wicaye hamwe ariko bidukorera, tubabarire dusabire umugeni, tubabarire tugusabe cyane. Mu itorero ho bakabimpa nk'inshingano, nanjye nkabura uko mbigenza, nkavuga nti nibyo nyine, niba ari umuhamagaro nta n'impamvu yo gutinya kubikora, ngo nuko ndi mu igare reka nemere mbikore. Ejo bundi mu minsi yashize nari mfite ubukwe, nari gusabisha. Noneho ngezeho ndavuga ntariko ntabwo nkwiriye kujya mu bukwe kuko sinkunda kwambara kositime kuko nta n'iyo ngira. Mu mbaraga zanjye biragoye ko najya kudodesha kositime y'ibihumbi 100, y'ibihumbi bingahe, abana batabonye n'akawunga, batabonye n'iki. Nkunda kwiyambarira amashati asanzwe nyine atankoje isoni, anyubahisha. Nyine hari ibintu nyine ntakitekereza ko nkeneye cyane, kuko niyo mfite mu byo nkeneye ni byinshi, ndeba iby'ibanze n'iby'ingenzi bishobora kuziba icyuho cy'ikibazo kuruta kumva yuko ibyo nkeneye byose nabirarikira kandi ntaribuze kubibona. Ariko nigira inama, ndavuga ntariko kugira ngo ntawe ubukwe neza, reka njye kwa mukuru wanjye muri famiye, mu muryango, njye kumwaka ikoti, afite amakositimu, nambare. Ndamuhamagara ati sawa, uri mu rugo? Arambwira ati sindi mu rugo, ndi hafi, ariko noneho ndaje, nintanaha gusanga ndakubwira icyo nkeneye, hanyuma ubwire madamu amfasha. Ati sawa. Ndamanutse numva nisanzuye, ndimo ndakwereka ko inshuro nyinshi turenganwa n'abakaturenganuye, abantu bakatubona nyine nkaho sinzi ukuntu nabisobanura. Hari umuntu wavuze ngo igikomere utewe n'uwawe gitinda gitinda gukira. Noneho naragiye nkigerayo, ndamuhamagara ndamubwira, noneho ndahageze, nari mfite ubukwe, ndisobanura, ntibwira madamu, noneho ampe ku makoti yawe nigere, urumva, kuko sinari nizeye yuko ari bunkwiye. Nigere ndebe ko ndi bubone miri nkwiye, ejo ndyambare mu bukwe. Yego. Uzi igisubizo yampaye? Yarasetse cyane, arambwira ngo nsubiriramo, ngo uvuze ngo none se ngo nuwabiguhanuriye wabyoretswe, atari kurahangara kwe. Ati uritegereje usanga ngewe ndi ku rwego rwo kwambarana nawe. Ni mukuru wawe muvukana mu nda se? Mu family. Ni mukuru wawe mama na nyina baravukana. Urumva? Yego. Mama na nyina baravukana. Ati niko, ati urahangara kwera. Ariko ati ni idini ryabishe, kandi nawe ni umukristo ukomeye, umudiyakoni muri ADEPR. Ati uritegereje usanga ndi ku rwego rwo kwambarana nawe. Ati oya rwose, ati genda wambara iryawe. Ibi mbivugiye iki? Yego. Nuko uyu munsi hari abantu babona abandi nk'abatagize icyo nk'abatabakenera, nk'abatagira bate. Yego. Kandi igihe mu by'ukuri nagiye numva ndi fier, numva ntacyo bitwaye, mbese numva ari nko kujya gushyikira. Uwo nisangaho we ntambona nk'ukeneye no kwicarana nawe cyangwa kwambarana nawe, kugera ku rwego kuba ntiye umwambaro ngo twambarane, nteye ibuye ku karere. Ngahibaze rero, uramutse abo wari wiringiye bameze nk'uwo ngo nanjye nari niringi, yahise antera ikindi gikomere cyo kubaza, ese burya kuba narakoze agisida nahise njya ku rwego rwo kuba
ndi uwo nguwo wanyeretse ariko nsanga yishutse yihenze kuko icyubahiro n'agaciro mfite simbikura mu kuba nakwambarana nawe cyangwa yari kuba yawumpa kuko n'ubundi yari kuba wuntije yari kuba wunguriye. Kristo uri muri njye wagize ate arahagije. Numva nyine mfashe n'umwanzuro ndavuga uhereye uyu munsi sinzongera no gutira, sinzi n'icyari njye numvaga atari no gutira mu by'ukuri. Ndavuga igihe ntarabona ubushobozi bwo kubona amafaranga ngo nkoresha iyanjye, sinzongera gukenera kuyambara cyangwa ngo mbone ko hari aba yambaye ikababera. Ubu wambaye kositimu utayambaye mba nkubona itakubere kugira ngo ntumva ko nyikene ntayo ndi bugu. Nureba kano gasa kanjye ntabwo ubona ko ari ak'abakire kubera ko ntabwo nkabibona, si narabishaka kuko ntako ndi bubushyire ku kuboko ngo ubu kano gasa kanjye wirengagije ko ari ak'abakire kugira utagakenera. Sinshaka kubireba ubwo kaba ari ak'abakire igihe wagira umutima wo kukampa nanjye ariko ndi buguherere ubwo rero si ak'abakire. Yego turacyakomeza, reka twitse ku kibazo cyane twari tuganiyeho. Twavuze tutese kuba insengero zisigaye ari nkeya, nubwo twabonye ko hari aho zakomerekeje abantu cyangwa se kuba ziriho, ntabwo twirengagije ko hari ikindi kibi cyari kizibimo, icyo tugikureho ahubwo turebe icyo zari zimaze. Kuko aho bigishaga neza hari umukristo wari uremerewe n'ibibazo cyangwa se ufite iyo ntimba mu mutima, wenda wumvaga ko hari icyizere kindi cy'ubuzima, kuko ijambo ry'Imana cyangwa se urusengero rwigishijwe neza cyangwa rwishigishije neza, ndahamya ntashidikanya ko hari nk'abantu nibura bumva ko iryo hungabana mu mutwe risa n'irigabanyutse nubwo ritarangira. Kuba insengero zisigaye ari nke rero, urumva ibibazo bitaziyongera mw'iyo mitwe yacu navugaga. Urakoze cyane. Uyu munsi ndagira ngo nkubwire nuko ari ibyo wibaza, ariko si by'Abanyarwanda bafite nk'ikibazo, weho ahubwo n'ibyo wibaza. Reka ngusubize rero nk'ufite ibyo wibaza. Uyu munsi uretse umuntu wari usanzwe ari mu idini kugira ngo rimuhindukire agakingirizo k'icyitiriro cyo gukizwa, ariko uwakijijwe akizwa rimwe, ntabwo akizwa kabiri. Ni ukuvuga ngo gukizwa ubwabyo ni igikorwa gikorwa rimwe, agakiza kakirwa n'umuntu inshuro imwe. Igihe cyose yamaze kwizera, akizeza umutima, akatuza akanwa ko Yesu ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, aba arangije kwakira agakiza. Kandi agakiza kamuha no guharirwa imyenda y'ibyaha. Kristo w'umukiranutsi akamuhindukira umukiranutsi, akamwunga n'Imana kugira ngo byumvikane. Rero uyu muntu warangije kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, yarasigaye mu itorero nk'umuryango, nk'ihuriro, yarasigaranye inshingano zo kutibagirwa no kwirengagiza guterana kwera. Ariko iri teraniro, uru rusengero, si byo bimwezaho gukiranirwa yagirira mu isi, si byo bimwezaho gukiranirwa yaterwa n'umubiri, si byo bimwezaho gukiranirwa yaterwa na Satani. Ahubwo kwezwa no gutunganwa ni ukumenya ko nta muntu ushobora gukora ikosa mu by'ukuri ngo ayoberwe ko yakoze ikosa. Ntabwo bishoboka. Ntabwo ushobora, hari ibyo tutakwitiranya, ubu hari inyigisho wowe udakeneye guhabwa, hari izo ntakeneye guhabwa, nta nubwo bisaba ngo babanze bansomera amategeko yampana, ahubwo ubwabyo kuba nabikoze mbizi neza ko nakoze ikosa, mbizi ko narengereye, mbizi ko natandukanye. Rero guterana kwacu ntabwo ari byo biduha kwezwa no gutungana, ntabwo ari byo biduha kugirana ubusabane n'Imana, ahubwo kwari uguteranira hamwe kugira ngo dukomeze gutyazanya nk'uko icyuma gityaza ikindi, dukomeze kubwirana ibyururutse imitima, dukomeze guhugurana mu ijambo ry'Imana. Rero kuba insengero zaragabanutse ntabwo ari igisobanuro cy'uko n'agakiza mu bantu kagabanutse, kavuyemo. Uwari usanzwe akijijwe aracyakijijwe, azanahora akizwa. Reka nkwibutse ko uyu munsi tujya tugira mu gihugu cyacu deparitoma yitwa inyangamugayo.
urwego rw'inyangamugayo. Uru rwego rw'inyangamugayo ruba mu gihugu cy'u Rwanda, ndakumenyesha ko abenshi b'abapasitori, b'abarimu, b'ababishopu, b'abaposo bagiye babura amajwi mu matora. Wa muntu wiyengera urwagwa rwe, uranyumvise, akiterera itabi munsi y'urugo rwe, akanwa igikamba, akanwa urwo rwagwa rwe, bagera mu matora ahagararanye na pasitori, basuzuma ubunyangamugayo, inyangamugayo bakeneye gutora, bagasanga ntibaratora pasitori, kandi yirirwana ibitabo, yiriza abantu ku gice, yirirwa basomera misa, ababwiriza, bakitorera wa mwenzi w'urwagwa wihingira n'agatabi munsi y'urugo, kuko niwe nyangamugayo muri karitsiye. Yego. Rero gukizwa ubwabyo ni kimwe, ariko no gukizwa kuzanwa no kumva no kwizera kutarabaho ngo iki gitabo Bibiliya cyigishwe mu gihugu cyacu, n'ubundi hari hariho kwizera, hari hariho kwizera, ariho bavugaga ngo Imana y'u Rwanda ngo yirirwa ahandi igataha i Rwanda. Ntabwo Imana koko bavugaga yirirwaga ahandi igataha i Rwanda ari Imana yo mu ijuru ngo igira aho yirirwa ikagira n'aho itaha. Nuko tutarabwirwa iyi Mana y'abazungu, kuko nibo batuzaniye iyobokamana, si byo se? Ariko iyobokamana ritaraza, tutarabwirizwa ibya Bibiliya, twanagiraga indi myemerere n'indi myizerere, ku buryo habagaho icyo bita kubandwa. Ntabwo Abanyarwanda babandwaga rero ku manywa, kuko kubandwa hari imico yagenderwagaho, ntawabandwaga yambaye, babandwaga bambaye ubusa, sibyo? Ntabwo ndi mukuru wa kera, ariko ndi mukuru kuko naganiriye n'abakera. Nuvuga ngo nta kindi kitugira abakuru, ni nayo mpamvu habaho n'amashuri kugira ngo abantu twige ubumenyi bw'ahashize n'ahazaza, tumenye uko tuzahatambuka cyangwa tuzahaba. Rero uko kubandwa byakorwaga nijoro, ntabwo byakorwaga ku manywa. Nicyo cyatumaga mu gisingizo rero bavugaga ko Imana y'u Rwanda ari iyirirwa ahandi, kuko ku manywa ntibayikeneye kuyihamagara, kuko niba kuyihamagara bakayihamagara bari kubandwa, kandi kubandwa k'umuco w'Abanyarwanda ni uwa nijoro. Niyo mpamvu bavugaga ngo yirirwa ahandi igataha iki? Igataha i Rwanda. N'uyu munsi rero bagiraga imiziririzo yo kudatatira igihango, urumva, cy'ubunyangamugayo. Uyu munsi hari n'abantu batigeze bajya gusenga, batigeze banasomerwa n'iyo Bibiliya, bakaba bakiri inyangamugayo, ari ba nyangeso nziza. Ntabwo idini ubwaryo ari igisobanuro cy'inzira y'ijuru. Inzira yo kugera mu ijuru ni Yesu Kristo, niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Yesu Kristo rero ntabwo ari muri bya bishushanyo na bya bipapuro biba mu rusengero. Yesu Kristo rero ntabwo ari mu nzu zubatswe n'amaboko y'abana b'abantu. Yesu Kristo ari mu wamwakiriye, kandi uwamwakiriye ntabwo arangwa n'umudari, ntabwo arangwa n'ishapure, ntabwo arangwa n'umusaraba wundi, arangwa n'imico igendanye n'umukristo wamaze kumenya no guhinduka. Ariko uwamwakiriye aramwigishwa. Uwamwakiriye harimo abamwakira, harimo abo yihishurira, harimo n'abamwakira kuko bamwigishijwe. Ubu se umbwije ukuri, umwakira ko wigishijwe n'abigishwa benshi, wambwira ko wari wigishijwe nande? Ukavuga uti jyewe mfata icyemezo ni runaka wari umpagaze imbere. Oya, nta muntu ngiye wamwigishije kwakira Kristo. Ntabwo umuzi se? Ntiwamwakiriye Kristo? Namwakiriye kera cyane. None se kuki wumva yuko undi wakeneye ko Daniel ari tuza kumwakira? Ntabwo njye se nzaca mu nzira nk'iyo Daniel azacamo. Icyo dukwiriye gukora ni iki ngiki, ni ukubwiriza ubutumwa bwiza. Kandi kubwiriza ubutumwa ntibivuze Bibiliya. N'imyitwarire yanjye yari ikwiriye kuba ari ivugabutumwa, imivugire, imikorere. Ni ukuvuga ngo niba dufite ubushobozi bwo gutandukanya umuntu n'undi kubera impuzangano, wahura n'umupolisi ukamenya ko ari umupolisi, wahura n'umusirikare ukamenya ko ari umusirikare, wagera ku bagenti ukamenya ngo uyu ni MTN, uyu ni Tigo kubera ko umwe yambaye umuhondo undi akambara umutuku, wagera kuri botike ukamenya gusobanukirwa ko ari alimentation kubera ko icyapa n'ibyo uri kubona biri kugaragaza ko ari alimentation, ukamenya ko ahandi ari kenkayori kuko ibyo uri kubona ari ibyuma n'amarangi n'ibiki. Iriya nayo bura ni alimentation. Iriya ni alimentation, sibyo? Rero n'umukristo akwiriye kugira indangagaciro
idashingiye kuba ahagaze ku gatuti, kuko twese siko tuzahagarara ku gatuti, ahubwo aho ukora, uko wambara, uko usokoza, uko ugenda, uko uvuga, uko urera abana, uko ubana n'umugabo cyangwa umugore, uko ubana n'abantu, bikagaragaza so, bikagaragaza so, kandi so akaza ari so w'imico myiza, ari we Yesu Kristo. Ntabwo rero imirimo myiza, ntabwo kwera no gukiranuka tubiheshwa no kuba mu idini, ahubwo tubiheshwa no kwizera Yesu nk'umwami n'umukiza, tukemera kugera ikirenge mu cye. ubona abahanuzi b'ubu ngubu bikwiye ko bashyirwaho igenzura cyangwa se bakaba banabuzwa kugira bimwe batangaza? Urakoze cyane. Uyu munsi niyo mpamvu tugowe, kuko turi kunanirwa gusobanura iki kibazo. Ngira ngo umunyamakuru wese duhuye ambaza iki kibazo. Dufite ingorane zo kudasobanukirwa umuhanuzi n'ubuhanuzi. Umuhanuzi ni muntu ki? Akwiriye guhanura ryari? Mu kihe gihe? Ese ubuhanuzi bwo ni iki? Butambuka kubera iki? Mu zihe nyungu? Sinzi niba uri kunyumva. Yego. Uyu munsi nk'ubu ngewe mfite agacano natangiye gukoreraho, ku mpamvu zanjye no ku mpamvu z'iyerekwa rindi ntakeneye kuvuga kuri kamera. Yego. Aka gacano Ihuriro TV show nashyizeho, ndamutse nkakoresheje buri munsi ngahanura, ubwo si ubuhanuzi. Yego. Kuko nta muhanuzi uhorana ubuhanuzi bwa buri munsi. Imana ntabwo ari Imana idafite ubushobozi bwo kuguhera message rimwe wenda yamara amezi 2 cyangwa 3. Ariko uyu munsi uzasanga umuntu yabaye umuhanuzi akanashyiraho na gahunda tarifu y'iminsi yo guhanura, y'amasaha y'ibitangaza, buri munsi akitera kamera buri munsi agashyiraho nk'ibiganiro nka 3 by'ubuhanuzi, buri munsi agashyiraho ubuhanuzi 3, buri munsi agashyiraho ubuhanuzi 3. Nkurahiye ukuri kuzuye, ntabwo ubwo ari ubuhanuzi, ubwo si ubuhanuzi. Kuko iyo ni inyandiko, aricara agategura akandika. Cyakoze n'umwanditsi mwiza w'amateka y'ibihe, n'umwanditsi mwiza w'ikinyoma, ariko ntabwo ari ubuhanuzi. Ntabwo ari ubuhanuzi. Kuko umuntu uhora mu ubuhanuzi, zisa nkahanura, mukanya nkongera ngahanura, mukandi kanya ngahanura, kandi ndi guhanura ikintu kimwe, ndi no guhanura, unuvuga ngo ubutumwa ndi gutambutsa ari bw'umuntu umwe. Ese ubwo yarananiwe gutambukiriza rimwe ubu Imana ni injiji yo kubura ikoranabuhanga yakoreramo. Imana ku buryo yabuze ikoranabuhanga yakoreramo kugira ngo imenyeshe abantu ibyikwiriye kubamenyesha, itabahojeje ku karago, itabahojeje imbere ya kamera ngo ongera uvuge n'ibine nabyibagiwe. Ubwo bivuze ngo ni Imana igira ibyo yibagirwa ikabyibuka imaze gutandukana n'uwitumye. Ntabwo ariko biri, turimo turayibeshyera. Yego. Umuhanuzi simpamya ko abahanuzi badahari, kuko twese uw'Imana ikeneye gukoresha yamukoresha, kandi natwe igidukoresha tugahanura. Ariko ubuhanuzi bwakagombye kuba budafite igihe cyo gutambuka. No kuvuga rero RGB yamaze kuvuga rwose ko niba mu kwa 10 k'uyu mwaka umuntu uzajya uhanura ibintu bitera abantu ubwoba, ese kigiye kurangira n'ibiki byose, ngo bazajya gufungwa. Baratinze. RGB yatinze kugifunga bano bantu gufata icyo cyemezo. Cyokoze niba utambeshya Imana ishimwe. Nanjye nababyumvise, ariko ntago umuntu hari ubwo waba umbeshye. Oya, ntago nyambeshye. Warabyumvise se ubyumva mu gihuha? Ni itangazo ryasohotse. Ndi umwana w'Imana cyane, ntago nyambeshye. Aramutse ari ukuri, Imana ibishimirwa. Kuko nanjye ndamutse mfite imbaraga n'ubushobozi bwo kubafunga n'abafunga. Kuko batuma twumva Imana nabi, ikindi bagatuma tubaho nk'abadahari, nk'abazapfa ejo. Kandi umuntu uhari nk'uzapfa ejo ntashobora gutekereza ko nyine ejo kuko hadahari ntazanahagambiririra, ntazahazigamira. Isengesho ariko rivuga ngo iki? Fungure dungwe none, kuko ibyo tuzabimenya ejo hageze.
ari aho uvuga ngo icyo bavuze ngo kugira ngo bigishe bitandukanye nicyo Bibiliya ivuga. Isengesho ry'umwana w'Imana nyine nibyo nkubwira ko tubwira ko none ari ahacu ejo atari ahacu. Isengesho biribeshyera ahubwo uko twabyize na isengesho ryo rirasobanutse ndaje nkubwire ahubwo uko twabyize ku nyungu z'abatwigishije batubwiye yuko ubwami bwo mu ijuru buzajyamo abakene bakatubwira ko uri umukene byoroshye kujya mu ijuru kuruta umutunzi. Batwereka urugero ruteye ubwoba, baravuga ngo aho kugira ngo umukire abe yajya mu ijuru ngo icyoroshye nuko ingamiya wenda abantu twese ntitwamenye ingamiya, reka tuvuge inka ni bake batayimenya. Ibaze kubona inka yaciye mu izuru ry'urushinge, uruhitirizo urushinge. Umva uwo muntu ugufashe akica ubwenge n'ibitekerezo byawe, akakubwira ngo nukora ikosa ryo gukora ngo wizigame. Ni nayo mpamvu usanga abarokore benshi ari twebwe bambaye ibobo, badafite ibyo bafite, bagenda n'amaguru, batagira imodoka, batagira inzu, ukajya kumva umuntu aratinyutse ahagaze mu ruhame rw'abeshi ashimye Imana ngo yakoresheje ubukwe ngo afite 1000 ngo afite 500, nk'uwo nakamufunga yarangiza gutanga umuhamya ngiye mushyira no muri gereza. Kuko ntabwo abakristo aribo bakwiriye kwigisha abantu kudakora. None rero iyo myigizerere n'iyo myigishirize y'abantu ituma abantu bapfa mu bitekerezo no iyo wize nabi biragora nshuti yanjye. Reka tubyemere ko hari igihe twize nabi pe, twize nabi, twigishwa nabi. Ntugasanga umuntu umwanya we iminsi 7 kuri 7 ayimara ari mu byitorero. Suri kugira ngo iri fungwa ry'insengero si misiyo y'Imana, ntabwo ari misiyo ya Satani. Iyi ni misiyo y'Imana. None ugasanga iminsi 7 kuri 7 umuntu ari kwirirwa mu bikorwa by'itorero gusa, aririrwa mu bikorwa by'itorero gusa. Kuwa mbere yagiye mu by'itorero, kuwa kabiri yagiye mu by'itorero. None ugasanga iminsi yo gukorera umuryango we, iminsi yo gukorera urugo rwe ntayo, nta minsi afite yo gukorera urugo rwe. Ahubwo umuhanuzi cyangwa se poso we cyangwa bishop we ahubwo yamuhinduye umupfumu. Uyu munsi dufite ingorane z'uko abantu batakijya kuraguza nk'uko byagendaga, bakajya gushaka umupfumu wa undi uzunguza ibinyuguri cyangwa utera inzuzi, ahubwo bari kujya kuraguriza mu rusengero. Ugasanga umuntu ari kujya gushaka umuntu w'Imana kugira ngo yumve icyo Imana iri bumuvugeho. Ntabwo akeneye kumva icyo Imana ivugana nawe binyuze mu ijambo ryayo, ahubwo arashaka kumva icyo umuhanuzi avuga ku buzima bwe. Ni nayo mpamvu nyine aba banyamadini n'amatorero nabo bamaze kumenya no gusobanukirwa ko icyo bakwiriye gukoresha nk'iturufu ari ukwiyita abanyabitangaza. Noneho bamara kwihindura abanyabitangaza bikarangira babaye abapfumu. Ugasanga umuntu umwanya afashe ari kuvuga nta 80% ni ukuvuga ibyo Imana iri kumukoresha. Ntabwo ari kuvuga imirimo y'Imana no gukora no kwera kwayo, ntabwo ari kubwiriza ubutumwa bwiza, ntabwo ari kwigisha abantu kuva mu byaha no mu ngeso mbi, ahubwo ari kubabwira ngo reka mbarangira aho nkorera, ibitangaza byanjye ijisho ryanjye ntirihuga, rireba hose, ibitaramenyekana bikamenyekana, ibitangaza bikaba. Ugasanga niba yari afite isaha yo kuvuga iminota 55 yose ayimaze ari kwiyamamaza, ari kuvuga imirimo n'ibitangaza. Noneho akirehereza kuko azi ko isi yuzuye abanyabibazo, akabona uko yireherezaho bantu bifitiye ibibazo, bakazaza noneho baje kwakira ibitangaza kuko yababwiye n'amasaha y'ibitangaza, ahubwo bataje kwakira inkuru ya Yesu Kristo. Ariko hari n'ikintu nabyo cyakiye mu bakristo ko mu bwashize nararebye, kuko imbaraga z'Imana ndazemera, n'imbaraga z'umwijima ariko nkazemera. Ariko abantu kiba mu mitwe cyane iyo ikintu kibaye akenshi imbaraga ngo z'umwijima. Nari ndi kureba ubwashize uriya mubyeyi bafungiye Grace mu Ministries, yabwiye abantu ati tuzakora amateraniro muzaze mwambaye imyenda y'umweru. Abantu bati imyenda y'umweru irimo akantu, harimo izindi mbaraga.
ubundi izo mbaraga mbi mukunda gutindaho no kugarukaho nizo z'ibitangaza abantu bakunda kwiyambika rimwe na rimwe, izo z'ibitangaza mukazita ko ziterekeye Imana kubera ngo baba babiririmba ari inyungu zabo. Izo mbaraga mbi kuki mukunda kuzibangutsa cyane kurusha iz'Imana? Satani arusha Imana ububasha. Uranyemerera ngusubize? Okay. Ntabwo ndagusubiriza mu marangamutima y'uburyo umbajijemo, nta nubwo ndi bugusubirize mu byo abantu bavuga, ahubwo reka njye nkubwire ibyo nzi kuri jyewe Daniel. Bibiliya iravuga ngo ntidukirana n'abafite umubiri n'amaraso bisa n'ibyacu, ibyo tubyumvikanyeho. Bibiliya ikavuga ngo mu minsi y'imperuka hazaduka abahanuzi b'ibinyoma, ngo bazaba bakora ibitangaza bari ku rwego rwo kumanura n'umuriro, ariko ikigambiriwe ngo ari ukugira ngo bayobye n'intore, kandi zatangiye kuyoba uyu munsi. Bibiliya ikavuga ngo Satani arabizi ko asigaje igihe gito. Uyu muntu ubizi rero ko asigaje igihe gito ari no muri kompetisiyo yo kugira ngo yamamaze ikinyoma cye. Uyu munsi nibyo ndimo nkubwira, iby'ubwami bw'Imana biri kuvugirwa mu rusengero nta mwanya bigifite, ahubwo mu rusengero hahindutse mu inzu y'umupfumu y'abapfumu, hahindutse ubwo se naho tuvuge ipfumuriro, tuvuge gutya, aho gupfumuri, aho kuragurira, hahindutse iraguriro. Nuvuga ngo abantu benshi barimo barazanwa mu rusengero no kugira ngo bumve imvugo y'Imana iravuga ku buzima bwabo. Sinzi niba uri kubyumva. Uyu muntu rero waje mu rusengero ushaka kumva icyo Imana iravuga ku buzima bwe, ntabwo akeneye abavuga butumwa baranyura iruhande rwe, ahubwo arashaka kuzira muri ya saha bamumenyesheje y'igitangaza. Kuko niba navuga bazavuga bati amateraniro yacu atangira izi saha, ariko isaha y'igitangaza ni iyi ngiyi. Noneho n'abasengera online ntabwo bazaza ngo baze mu materaniro bisanzwe bataje mu bitangaza. Ugasanga abigisha bo mu rusengero ntabwo bari kuvuga ibikwiriye kubatura no guhindura abantu, ngo abantu bave mu bidafite umumaro, mu bidatunganye, ahubwo bo bari kuzanwa no kugira ngo baze kwakira ibitangaza. None se barareka nkubaze, ni iki cyatumaga Yesu akiza umuntu, yamara kumukiza akamubwira ngo genda ariko ntugire ubibwira? Yabaga amubwiye ko abivuga ahubwo. Urambeshye. We ntiyabicecekaga kubw'imirimo n'ibitangaza. Ariya nama yari Yesu yari afite. Amayeri se mabi cyangwa niba Yesu yarakizaga umuntu, yari amayeri yo kugira ngo umuntu atagenda namubwiye ngo anyamamaze, ariko akagenda. Rwose ubu ngubu wowe tuvuge n'urugero, sibyo? Ubu nje hano kwa Daniel naje nacitse amaguru, mvuyeyo nyafite, ubu uko urambwiye ngo simbivuge, ubu wumva ibyo bintu bishoboka wowe? Nyine Yesu yari afite amayeri n'ubucakura. Oya ntacyo uvuga uko ubyumva. Yesu yari nawe urumva urimo urigaya aravuga ati abana abantu babwira ngo bagende bayivuga, bavuga ko ndi kwihimbaza, reka mbabwire ko baceceka, kuko n'ubundi mbizi neza ko batabiceceka. Ariko umuntu wakugiriye neza, wagukirije icyari kikurembeje, kuki se kwaho baridi? Icyo nicyo nashaka kukubwira. Ni uvuze neza, uravuga uti Yesu ntiyashakaga ko hagira abavuga ko ari kwihimbaza no kwiyamamaza, ahubwo wakize. Hari icyo Yesu yamusabaga uri kwirengagira, arabwiraga ngo ahubwo genda ufate ituro ryategetswe na Mose uritange, kugira ngo ribabere ikimenyetso cy'uko wakize. Kuko nta nubwo ibyo Yesu yakizaga byose ari ubumuga bwagaragaraga, hari n'ubumuga butagaragaraga. Urugero nk'ubumuga bw'ibyaha ntibwagaragaraga, yamaraga kugukiza uburwayi bugaragara, akanagereka kukubwira ngo kubwo kwizera n'ibyaha ugize ute, urabibabariwe. Ngaho genda utambutse ituro ritegetswe, rigenwe, n'ikimenyetso cy'ukukiza. Ndashaka kugira ngo unyumve neza. Uyu munsi none kubera iki jewe Daniel ntashobora kwemera gukora igitangaza nta kamera, nkaba nanabwira umuntu ngo rero mu kameramani wanjye yatinze, genda uzagaruke ejo? Kuki nshaka gukorera igitangaza kuri kamera yatinda ibitangaza ntibisohoke? Nuko isi yabaye digitali.
ntabwo ariko kuri ahubwo kuri ni ukuye nuko ngewe ibyo ndimo nkora ni bizinesi ituma ngira abantu benshi bazanwa n'ibyo babonesheje amaso, kuko amaso yiga kuruta teori. Ibintu wize muri paratike ubifata vuba kuruta ibyo wize muri teori. Nuko ngewe ntabwo ndi gufata abantu nk'abo nkeneye kubwiriza ubutumwa bwa Yesu Kristo, ahubwo ndi kubafata nk'igishoro gikwiriye kubanyegereza mu buryo bwihuse, kuko bambonye nk'umuntu udasanzwe. Kandi nibamara kumbona nk'umuntu udasanzwe, nabo bazaza nk'abazanye ibibazo byabo, ntibazaza nk'abaje kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Bazaza bazanye indwara, bazaza bazanye ibibazo, bazaba bazanye ibyifuzo, ntabwo bazaza nk'abaje kwatuzwa ko Yesu ari umwami ngo bakizwe, ahubwo bazaba baje nk'abaje kwakira ibitangaza by'ibisubizo by'ibibazo byabo. N'urugero tukaba tuvuze kuri uwo mubyeyi, mpamvu nakubwiye ko ibintu byabaye amayobera, nubwo leta yaje igakora icyo cyari kigamijwe, kuko leta rega buri yigendera no ku bitekerezo by'abantu. Ibona bati abantu bari kugamba iki, bimeze bite, ikaza nayo igakora. Ariko nanone leta buriya n'umukozi, umukoresha mwiza wa mbere w'Imana mbere y'abandi bantu bose. Uko ni ukuri, nanjye ndavuga. Ariko tuvuge n'urugero, uriya mubyeyi urangije ati bambara imyeru, abandi bati hari umukobwa w'umukameramani wari uri hariya, biza kurangira yitabye Imana, yatambwe. Yahise apfa umunsi. Hari umwana w'umukobwa wapfuye asengera hariya. Abantu babitanisha ngo nuko yatambwe kugira ngo itorero rikomere, ngo rigere riti. Kuko ibyo bintu hari aho byakora mu murimo w'ivugabutumwa, ahubwo se bidakoze aho byakoraye. Oya, ntabwo njye mbyemeranye. Reka ngusobanurire rero. Njyewe urandeba, njye turi kumwe. Yego. Njyewe turi kumwe. Nahuye n'abantu b'abakozi b'Imana. Ariko niko bitwa, ariko siwe. Nimara kukubwira ibyabo urasanga atari byo. Icyambere, ubwo ndabashyira mu bwishi. Yego. Nubwo bashobora kuba ari umwe cyangwa babiri. Mu rwego rw'umutekano wanjye n'uwabo, bati warayobye, uri gukora umurimo nabi. Ntabwo ari uko wakagombye gukoresha impano yawe. Uri kwihemukira, natwe ukaduhemukira. Ntiwakagombye gutanga ubuhanuzi ku buntu. Ntiwakagombye gutanga randevu yo gusengera abantu ku buntu. Ntiwakagombye kujya wakira umuntu ku buntu. Shyiraho tarifu z'ibiciro. Nsanga bihabanye no kwizera kwanjye nuko nahamagawe. Ndabihakana. Bigeze umuntu arambwira ati, Daniel, umuntu atungwa n'icyo afite. Kandi na Bibiliya iravuga ngo nubura ubwenge nzagira nte, nzakureka. Uri gutekereza ko nudatungwa n'ubuhanuzi bwawe uzatungwa n'ubuhinzi kandi udahinga? Noneho byongeye ko ufite n'ubumuga, nudakoresha iyo mpano Imana iguhaye. Ati uzi, uramutse ufashe impano yawe ukayongeraho ubundi bumenyi, ubundi abyita ukundi kuntu ntashatse kuvuga, sibyo? Aravuga ati wowe, njyewe mbwira ngo ufashe, nkwereka ahantu wagukira, wongererwe impano. Wongererwe iki? Impano. Arambwira anyereka 80% y'imbaraga ze nuko zikoreshwa naho ziva. Harimo se ko ashobora no kwica umuntu, ko yanamuhitana. Kwica umuntu se ugira ngo amasezerano ya umurozi se uwambwira ko yungukira he burya? Umurozi wemera se ubundi kabaho? Umurozi se? Babaho. Yaravukana se? Hari umwana wigeze ubona ku bitaro cyangwa ku masantere de sante wavutse afite uburozi? Baburimo mu mutima burya. Ariko abucirira cyangwa abugura cyangwa abushaka yakuze, amaze kugira amahitamo yo gufata icyemezo cy'uko Baraka atabaho. Wari uzi ko se iwanyu mu muryango wavutsemo murumuna wawe cyangwa mukuru wawe yaba we akanaguheraho cyane? Wari uzi se ko wabyara umwana kandi ariwe hamwe ibyariye uri umunyangeso nziza akaba umurozi kandi utararoze?
cyane. Niba ubyemera ibyo rero ntiwongere kumbaza icyo kibazo ngo agatinyuka se akaba yakwica umuntu. Nyine niba wemera ko umurozi n'ubusanzwe abaho, wikumva ko umurozi ari umupagani gusa, kuko n'impinja zacu ziburira mu badiyakoni. Umuntu akaba akora ivugabutumwa akanica umuntu se kugira agamije iki? Nyine nibyo nari ndimo gusobanurira. Njyewe nihuriye n'umuntu wagombaga kumfasha ngo kugira imbaraga, noneho atari uvuga wenda ngo n'undi mu agent wundi, arambwira ngo afite ubushobozi bwo kuba nagura impeta iyi ngiyi, ngo ikajya imfasha ibitangaza byabo mpuye nabo. Arambwira ati impeta nyigurisha $1,200,000. Ariko wowe kubera ko ufite ubumuga nta n'ubushobozi ufite, uzanshakira $250,000 nkushakira impeta mwayene iciriritse yajya igufasha udutangaza twa hato na hato, twatuma ugenda mu modoka yawe, twatuma uba mu nzu nziza, twatuma uba umusirimu utongeye kuvuga ngo urashonje. Ubwo n'iki katari umusikama washaka kurya amafaranga akagenda. Kandi ndi kureba nawe ibyo ari gukora. Ibitangaza ari kumpera urugero ku bitangaza ari gukora, kandi ndi kubirebesha amaso ngo ni umusikama. Ibyo ngira ngo uracecetse cyangwa nongera sobanura. Nimba arabirebaga nta kibazo. Narabirebaga kuko nuba arabikora ku kigero kiri hejuru. Ndi kugira ngo mbwire abantu ko badakwiriye kwemezwa n'ibitangaza, kuko ibitangaza byose ntago ari biva ku Mana. Arambwira ati ukeneye noneho ibitangaza nk'ibi byanjye noneho bya burundu. Ati ubu ngubu ngewe mbasha guhinduka icyo ari cyo. Ati buriya nta muntu ushobora kungambanira, nta muntu ushobora gukora ibiki kuko yakoreraga n'isoko mu rusengero rwe, akajya kurangura imiswara, akazana umuswaro ugasanga udupapuro umuswaro twabaga tworoshye cyane tw'umweru, utakwimwiza cyangwa ngo wipfunishe inshuro 2 cyangwa 3 kakaba kamyotse. Uwo muswara wagurwaga niba ari ibihumbi bingahe by'amanyarwanda. Urabyumva? Yacuzaga ibiti mu rusengero rwe. Ibyo ndi kukubwira ni ukuri. Ibiti mu rusengero rwe afite pipinyeri. Bivuga cyane abantu batabyumva batamumenye. Niba shaka bamumenye. Nese dukomeza twubaka ubwami bwa Satani. Uretse ko ntakeneye guterwa amabuye, ariko yacuruzaga ibiti. Uranyumva? Yacuruzaga ibiti ngo byo gutera nk'ibiti by'amahirwe n'imigisha mu ngo, igiti ugasanga abantu bari kukigura $100,000 birenga. Uranyumvise? Yego. Noneho guhura nawe, kubonana gusa, wishyuraga amafaranga $25,000, inoti ya $25 kubonana ku muntu uciriritse. Hanyuma bitewe n'ibibazo ngo byoroshye, hari ukuntu babishyiraga mu mantuza mu byiciro. Uri mu cyiciro gikomeye yishyuraga $50,000. Noneho ikintu gitangaje, kugera muri ofisi ye ukamubura, ngo byabaga bihagije ko ushubijwe nabwo ugapfukama kumukeka aho ngaho, ukahavugira ibyifuzo, ukagira gute, ukagenda. Nuvuga ngo $25,000 byabaga ari ibyo kugera muri ofisi, kugera muri ofisi gusa. Hanyuma $50,000 byabaga ari ibyo kugera muri ofisi ariko mukanabonana. Kugera muri ofisi gusa, tekerezaho wangirika mu mutwe ukumva ko kugera muri ofisi y'umuntu gusa ntawe muvuganye, ahubwo ugahabwa uburenganzira bwo kwinjiramo no kuhapfukama, ngo arahera usubirijwe. Urumva? Kandi Bibiliya ikikubwira yuko umwenda wari ukingirije ahera watabutse kugira ngo buri wese agire gute, agereyo. Hanyuma arambwira ngo ibitangaza urwego ariho, ngo iyo umuntu arushaka ngo amara mu rupfu iminsi 3, akazukira mu iteraniro. Arambwira ati iyo ukeneye igitangaza cya burundu, sinzi $1,000,000 y'amafaranga yambwiye, urapfa, bafite ubufinda bagukorera, ahubwo ugapfa ukamara iminsi 3 warapfuye, hanyuma muri ya minsi 3 ukazuka uzukiye mu iteraniro, noneho uri gukoreramo iki n'ibitangaza. Rero abantu ntibajye bavuga yuko hari abakoresha imbaraga shimike z'abadayimoni mu buhanuzi bwabo, mu madini n'amatorero. Jya ubihakana nk'utabifiteho ubumenyi, ariko witera amabuye ubivuze, kuko afite impamvu abivuze, wowe mudasangiye. Hari n'ubwo nawe ubwe ku giti cye. Ubu uyu munsi dufite abantu basambana, banywa inzoga, banywa amatabi, mu mpamvu z'ababahaye
imiti. Kurega umuterekero se ni iki cyo bita guterekera? Guterekera uzi icyo ari cyo? Byitwa guterekera ryari? Kubyikirije tubwire. Iyo bavuga guterekera wumva ko ubwo bari guterekerera ibiki baterekera ryari? Ngoba guterekera ukuntu bikorwa cyangwa se bikorerwaho. Niya Ruben nshobora gupfa, tuvuge n'urugero. Nshobora gupfa tuvuge serekane wera. Nshobora gupfa hari ibyo ntanogeje. N'urugero reka mbivuge ni uhera kubura umusore uyu munsi nshobora kuba ugapfa utashatse. Yego none bakajya baterekera bakavuga ati atazagaruka cyangwa atazagira undi. Ahubwo hari ubwo baterekera bagafata umwana w'umukobwa kuko uri kubatera buri munsi usaba umugore kandi warapfuye. Bagafata umwana w'umukobwa bakamuguha bakavuga bati nguyu noneho umugore wawe kandi koko wa mwana agashakana umuruho kuko bamushingiye atarasha. Uyu munsi dufite ingorane 80% z'abantu bashingiwe kandi batarasha. Reka turekere ikiganiro udatuma mvuga n'ibitari bikwiye. Ariko hari ibyo baba bavuga nkabana no kubeshya. Utaranirwa agaramye agira ngo ijuru riri bugufi. Ubu ku buryo hari nk'umuntu wakicara akavuga ngo Dani cyangwa se ugasanga Dani ntutunguwe no kuba hari nk'umuntu wagize uruhare mu kumera gutyo kwawe kuguteza nk'impanuka kugira ngo agire ibyo yikorera bindi. None se uyu munsi abarozi bari ku kigero bashobora kuroga umuntu umwitwara. Wowe ubwawe ukava hano wari muzima wagera mu muhanda kuri kaburimbo ugahagarara ku ruhande kugira ngo atamenya ko uri bwiyahure nta kibazo ufitanye n'umuntu. Hamwe twahoze tuvuga ukabona ikimodoka ugacunga ikimodoka kinini ugahita ukiyahura ugahita wikubitamo rwose. Dani ugira ibihe byiza ndasobanukiwe. Urakoze cyane. Wenda yandika hanga bayishaka barayibona. Yego. Ubwo burozi ko buteye ubwoba. Wagira mu hano ukikubita mu modoka. None nago naguhaye story y'uburyo ngewe narambagije umugore mfite ibihamya n'ibimenyetso by'uko ari uwanjye twagera mu kidara tuvuye gusezerana nkumva umugore simushaka. Uyu munsi waruzi ko ingo nyinshi zibuza amahoro kubera imbaraga shimika z'abadayimoni. Uyu munsi waruzi ko hari abapasitoro n'ababishop n'abaposo benshi barangije kuroga ikirere bahagazemo bakoreramo ku buryo umuntu wese winjiye muri icyo kirere kugisohoka bitamukundira. Aba bantu bakorera amateraniro online baba bafite imbaraga n'ubushobozi kuri uwo murongo adashobora kuwikura ngo avemo, ndetse n'izindi nyigisho z'abandi bantu ku ruhande ntibaba bagikeneye kuzumva. Ubu uzi ko uyu munsi hari abantu benshi bagiye bangana bapfuye yuko umwe yavuze ku wundi nk'uko uku gusa. Ubu wankundaga agahita nyanga agahita avuga ati Daniel niba uvuze kuri izi mbaraga ndakwanze. Hari umuntu wigeze kunyemerera igare arambwira ati nkurikije ivugabutumwa hari igihe rimwe na rimwe ujya ubura uburyo bwa deplacement ariko ufite akagare gafite moteri wajya ugerageza no gutemberera hafi udakeneye umuntu gusunika. Anyemerera igare. Uvuga ku muntu ahubwo iwe gusa iwe gusa mbona ibintu ahita ambwira ati rwose ntabwo nari nzi yuko amaso yawe yarenga ibikingi by'amarembo ngo yinjire mu nzu none niba hinji ntabwo ukiri inshuti yawe. Muhita muvera nawe. Hari undi wigeze kunyemerera arambwira ati Daniel abana bawe ndabafasha kwiga sindabafasha bose ariko umpemo babiri mbigisha. Mvuze ku muntu gusa tuganira nk'uko ahita avuga ati Daniel ntabwo nari nzi ko watinyuka kuvuga kuri uriya muntu ubwo wamuvuzeho naba bana sinzabigisha. Umva urwo rwego noneho umva urwego urumva na uwo muntu aba ari ku rwego aba afite imbaraga zo kuba umuvuzi kumuvugaho gusa. Dani urakoze.